murekera aho byatangiye. Hi ndabasuhuje cyane mwese tubana umunsi ku munsi mwebwe mudahwema kubana natwe mu biganiro bica hano kuri iyi channel umunsi ku munsi. Ndavuga bya biganiro byo kuri Nelia TV1 mwebwe mudahwema kutwereka ko turi kumwe muhabwa umugisha n'Imana. Tujye mu kuganira ku bantu babiri, Bruce Melody ndetse na Muyoboke. Reka mbabwize ukuri, narababwiye nimwumva, ariko pe Bruce Melody agize gutya arabemeza. Bruce Melody arabemeje. Sinzi nimba mwakurikiranye inama y'umushyikirano yarayibaye, ubwo yarimo Bruce Melody irimo, ubwo ndavuga abari hano mu myidagaduro, harimo Bruce Melody, harimo Scovia, mwabonye ko bari kumwe n'uriya witwaga Aline. Ngira ngo bose ku bintu bavuze mwagiye mu byumva. Ikintu njeho ni amagambo akomeye cyane Alex Muyoboke yanditse ashimira Bruce Melody. Reka mbabwize kuri 001 n'abatazemera bazemera. Muyoboke afashe amagambo maremare cyane arandika ashimira umuhanzi Bruce Melody, kandi nawe ari weho wamushimira, kuko Bruce Melody ibintu yavuze ku bintu bifitiye akamaro umuturage uwo ari we wese, tutarebye kwa ngo nabasitari gusa n'urubyiruko gusa, uwo ari we wese yamuvuzeho kandi avuga ibyamugirira umumaro. Yavuze ku monetiza, ku kibazo kijyanye na monetization ku ma platform agiye atandukanye. Urumva ni kuri YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, izo mbuga izarizo zose yavuze asaba neza ko zakorerwa monetize hano muri iki gihugu cyo mu Rwanda. Uwo ni Bruce Melody yabisaga His Excellence Paul Kagame. Ndakubwiza ukuri pe, igihe kirageze ngo Bruce Melody mumwemere, mubone neza ko ari umuhanzi ushoboye. Nicyo gihe ngo mumenye ngo izina ni ryo muntu, umenye ngo Munyakazi ryakomotse, ese ko aryiyitirira ararikoresha byibuze. Nicyo gihe izi mbuga nkoranyambaga ziramutse zibaye monetize, ntekereza neza ko buri gace kose ko muri iki gihugu cy'u Rwanda kaba karimo abantu bakorera amafaranga, kandi mu byiciro ibyo ari byo byose. Urugero, muzagendera kuri TikTok muzasanga ingeri zose. Hariho abana batoya, hariho urubyiruko, abajene, hariho abamama, hariho abapapa, hariho abasaza, hariho abakecuru. TikTok ni urubuga uwo ari wese yisangaho, tutitaye ku cyiciro yaba arimo. Ariko ikibabaje, biriya bintu byose bica kuri TikTok ntabwo bihemberwa. Hano mu Rwanda ntacyo wakora ngo ubihemberwe. Kugira ngo uhembwe wakoresheje ziriya mbuga nkoranyambaga, nk'uko Bruce Melody yabigarutseho, bisaba kugira ngo wiyitirire igihugu runaka gifite monetization y'izo mbuga nkoranyambaga. Ibyo nibyo Bruce Melody yasabaga His Excellence ati mudufashije na hano iwacu mu Rwanda byakunda, aho kugira ngo duhembwe imisoro ijye muri ibyo bihugu bindi, kandi turiho ngo natwe twiteze imbere, niturangiza tunateze imbere igihugu cyacu. Ibyo nibyo bintu Bruce Melody yasabaga His Excellence. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakunze kugarukwaho cyane, bamujyanye na The Ben. Ariko ndakubwiza ukuri, Bruce Melody nawe yubaha The Ben, aranamwemera. Nubwo akunze kugaruka muri ziriya mvugo zimugarukaho, amwibasira, amuvuga ukundi kuntu, ariko nawe aramwubaha, aranamwemera. Kuko mu bintu yavuze imbere ya His Excellence, yavuze neza ko bakwiye kubafungurira amarembo ibikorwa byabo bikaguka bakabirebaho, bakabahereza uburenganzira nko kuri Stade Amahoro, bakaba nabo bayikoreramo ibigendanye na biriya bikorwa bindi by'imyidagaduro. Stade Amahoro ntibe iy'umupira gusa, niye kuba iy'imikino gusa, bagube n'iy'imyidagaduro. Aho yatanze urugero avuga ko nkawe Bruce Melody yuzuza arena mu gihe cyose yakoreyemo igitaramo, arena iruzura. Atanga urugero kuri The Ben, avuga ko The Ben ari ibintu biraho bisanzwe ko yakora ikirori arena ikuzura. Asaba neza ko mbese asaba ko bibaye ngombwa na Stade Amahoro bakayifungura, ikaba y'imikino ndetse n'imyidagaduro igakorerwamo, byaba ari byiza kurutaho. Si ibyo gusa yasabye,
Bruce Melody bamubajije umunyarwanda igihugu cyifuza, avuga ko iginyarwanda cyifuza u Rwanda rwifuza umunyarwanda nka Munyakazi. Sinabura kuvuga ko Bruce Melody agira high confidence cyangwa se agira kwiyumva kudasanzwe, kuko igihe cyose aba ari tayari. Ari nabyo bintu yagiye apfa n'abakunzi ba The Ben. Buriya Bruce Melody mukunze birakwiye ngo mumumenyere, niko ateye, ariyumva, ari confidence, kandi koko ni nacyo gikenewe ko wari we wese. We bamubaje umunyarwanda cyo ni nka Munyakazi. Nimba ari we witangiraga urugero ntago mbizi, ariko icyo yashatse kuvuga nuko dukeneye umunyarwanda ukora, ukunda umurimo. Yunze muri juriya witwa Aline wavuze neza ko dukeneye umunyarwanda ukunda umurimo kandi akawukora neza. Uko niko we yabisabye. Ikindi cya kabiri, uriya Bruce Melody we urebye abakunzi ba The Ben bagiye batandukanye, cyangwa se abakunzi b'umuziki muri rusange, bakunze kubangamirwa n'amaspeech agenda avuga umunsi ku munsi, bakamwibasira cyane cyane ko nawe agira speech zibasira abantu bagiye batandukanye, ugasanga bimukururiye iki abafana bakeya. Kandi mu by'ukuri njye nkurikije ukuntu nabibonye niyo miterere ya Bruce Melody, kuko atari yo miterere ntabwo mu nama nk'iriya y'umushyikirano yakuze ati dukeneye umunyarwanda nka Munyakazi. Njye mvuze ko Bruce Melody rimwe na rimwe ari umunyarwenya, ntabwo naba mbeshye. Burya umunyarwenya aravuga ibintu abantu bagaseka bamwe na bamwe, abandi bakamufata nk'inuziraho, ariko we akenshi abakora ibimurimo. Kuri Sagaye na The Ben baramubaje abo terega abari kugira ngo no mu myidagaduro hakomeze hagire. Nenge kuvuga ya mvugo iri gucika, nenge kuvuga ngo hakomeze hashye, ariko nibuka neza ko iriya mvugo irimo gucika. Rero wavuga neza ko atavuze kuri Bruce Melody, atavuze kuri The Ben, nta myidagaduro twaba dufite. Kandi ngire ngo murabizi neza ko Bruce Melody na The Ben amazina yabo atumiye imyidagaduro mu Rwanda ishyuha, yaba mu muziki nyarwanda, yaba no mu myidagaduro muri rusange. Kuko usanga ahantu henshi, usibye ko bimaze kugabanyuka, aho New Year Groove bereye, ibintu by'amatimu bisa n'ibyagabanyutse. 001, One of Kind ntabwo bikiriho cyane, ariko kandi karahanyuze. Alex Muyoboke rero yagize gutya ashimira Bruce Melody, amushimira mu buryo buhambaye cyangwa se butangaje, amushimira ibyo yagiye avuga bigiye bitandukanye. Kandi nawe ari weho wamushimira. Tinya umuntu ushobora kuvuga ikintu mu gihe cyaramuga cyakiriwe cyangwa se kigashyirwa mu bikorwa, cyabeshaho abanyarwanda benshi muri rusange, cyane cyane urubyiruko n'abandi bose bashobora guhaguruka bagakoresha imbuga nkoranyambaga. Ntekereza yuko zino mbuga nkoranyambaga zibaye monetize, urubyiruko rwinshi rwakwiteza imbere, inzara n'ubukene byasa n'ibigabanyutse mu bantu, kuko abantu benshi bamaze gusobanukirwa ibigendanye n'ikoranabuhanga. Reka ntuze mbabwira ngo mureke twubahe Bruce Melody, tumuhereze icyubahiro tumugomba, twemere ko ashoboye. Sinibaza impamvu utemera ko Bruce Melody ari 001. Ngende umufana wa The Ben pe, nkaba n'umukunzi we, ariko nemeranya 100% ko Bruce Melody ari 001. Nshingiye ku bikorwa bye hit after hit, hit after hit, ni 001 nkuko agira gute, nkuko agenda abivuga. Mureke tumwubahe, tumusapotinge. Ibyo byo guhora mu mucinege muvuga ngo iki ngo isura ye n'iki mubireke. Burya umuntu ufite ibikorwa byivugira, ibikorwa bigaragara, iyo uzanye ibintu byo kumusenya barishyari. Mumushyigikire kuba afite public speech. Niba mwumvisha amagambo yagiye avuga, nta jambo riraho riciritse yavuze cyangwa se ry'ubunuza. Ijambo ryose Bruce Melody yavuze byari strong. Let's support him. Mureke dusupportinge imyidagaduro, cyane cyane umuziki nyarwanda. Bruce Melody, respect. Wavugiye abantu benshi cyane, wavugiye babandi badashobora kwivugira, ariko icyo mpamya ko icyifuzo cyane kiramuka cyakiriwe cyangwa se kigashyirwa mu bikorwa, ndabizi neza ko bizagenda neza. Ntabwo tuzongera kuvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda
turakenye. Reka ngushimire aho twabanye muri kino kiganiro, ndagushimiye by'umwihariko wowe wakoze subscribe, warakoze cyane. Wowe twabanye kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye, wakoze cyane. Kanda subscribe nimba utarahakanda, kanda like, ntacyo gutwaye ni kuri ako gatima, hakandeho ubundi tubane. Kanda share, usharinge ku bantu bawe, sigamo comment. Bruce Melody wari witeze speech ze, wumvaga ko yajya imbere y'abantu nka kuri akaba yavuga ibintu byagira igihugu cyose umumaro, wamufata gute? Ese uracyamugereranya na one of kind? Utaremera ko Bruce Melody ari 001, nawe waba ufite ikibazo cy'amahitamo. Guhitamo ikipe ufana byaba ari ibintu bigoranye cyane. Tugiye mu mupira w'amaguru, waba uri wa muntu ufana APR uyu munsi, ejo agafana Rayon, ejo bundi agafana Kiyovu, ejo bundi agafana iki, mbesi amahitamo yawe yabagoranye. Reka nsoze mbashimira, mwakoze kubana natwe, ndabakunda cyane. Imana y'amahoro nibarinde. Kandi mfite furi Janelle, nagiye kukwigishiriza bituma isaha yatsiye ipfa.